Bakire abantu benshi bongererwa umwami. Abantu benshi bongererwa umwami Imana bashingiye ku ngeso za Barinaba, bashingiye mu kuzura umwuka, bashingiye mu kwizera kwe. Komeza. 25 bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli. Amubonye amujyana muri Antiyokiya. Bamara nayo umwaka wose. Baterana n'abitorero. Bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo. Abakristo kuko bari bambaye nde Kristo bagaragaje nde iyo twuzuye umwuka we tuba twuzuye Kristo yujuje abantu umwuka wera kugira ngo bagaragaze Kristo aho bari wacu, maze natwe dutuse twumve ijambo ry'Imana. Tugiye kumara umwanya twicaye, mwihangane w'Imana icyubahiro dusenge twese. Ijambo ry'Imana baririmbyi bakomeje kuririmba ryavuze bose bari hamwe umwanya umwe bahuje umutima. Amagambo atatu dukwiye kwitaho none buzumutima dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye abana bawe baturemeye uyu munsi wa none twibukaho amateka y'itorero. Turagushimira imbaraga z'umwuka wera wohereje mu mitima yacu. Turagushimira ubatizo w'umwuka wera wamanukiye itorero ryawe. Dore uyu mubare ungana gutya wose niwe wawuranitse kandi wemera kuza gutegera amatwi ijambo ryawe. Turagushimiye rero kuko uri aha hantu wemeye kurarika abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi n'abana bato kugira ngo tuze kumva icyo tubwira. Tugutegera amatwi mwami wacu Yesu, wemere ukoresha umugaragu wawe ko wagiye umubashisha iminsi itambutse, uyu munsi wa none umurushirizeho. Natwe turaguhamagaye ngo mwami Imana yacu uvugane natwe ibikwiye, kuko tuzi neza yuko mwami Imana ijambo ryawe ari impambe dutuka amanywa n'ijoro, ni umutsima utwongera imbaraga mu bugingo n'amazi amara inyota. Koresha rero umugaragu wawe w'isaha ya nonaha mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana bube kuri, imbaraga z'Imana zikomeze kuba kuri we. Reka Mwuka wera agendagende muri iri teraniro, akorane natwe imirimo n'ibitangaza. Kandi iyo Mwuka wera aje ntabwo dusigara nk'uko twari turi, ahubwo araduhindura neza. Twamaganye imyuka mibi yose, ducecekesheje imbaraga z'umwijima, twirukanye igisa n'ikibi cyose mu izina rya Yesu. Ukore kuri buri wese kandi uhaze kwifuza kwe. Icyubahiro n'ishimwe no gupfukamirwa ni bibi byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Ntabwo turi buje kureba ubutumwa igice cya kabiri, dusoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. Ni kuri paje 120, igice cya kabiri umurongo wa mbere n'umurongo tugeze ku murongo wa kane. Kugira ngo twese twahagira n'igitabo kikaze cyane. Bibiliya yavuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzuba n'ibicayemo. Haboneka indimi zigaboneje zisa n'umuriro, ururimi ruja umuntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi kuko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Amen. Dushimira Imana Data itugaje kuri uyu munsi. Uyu munsi twari tuwukeneye, twari tuwutegereje.
twari tukumbuye, twawifuzaga, twatufitiye amatsiko. Imana uduhaye nihabwe icyubahiro. Dushimire abaririmbyi bacu bose bavuye kuturirimbira. Imana ibahereze umugisha kuko bose tawagiye ku ruhande uyu munsi. Arekeza gitangaza cyane, basanga turi muri Pentecote, abantu bari maririmba indirimbo zo gupfa kwa Yesu n'umusaraba n'ibindi. Babyita gutapa hors sujet. Nimba turi muri Pentecote ni nini, ifite ibyigisho byinshi, birimo nyinshi, ariko mbikuye ku mutima reka nshimira abanebye bose bavuye ahangaha, ntawagiye ku ruhande. Ugiye ku ruhande uyu munsi ukazana ibindi bitari Pentecote uba wavangiwe. Byumvikana se buriya abaririmbye mumfashe bakomera amashyi aya ni mato. Ikindi nabashimiye nuko badufashije mu nyigisho. Ibyo twari kuvuga byinshi bamaze kubivuga. Ubwo ntibadufashije ra Imana Yesu umugisha abaririmbyi. Adufashije cyane Imana Yesu umugisha. Ariko kandi ikindi ni umunsi w'ibyishimo. Mbona hari abantu benshi bakora anniversaire z'amavuko yabo, bakanakora n'iz'abana babo. Ugasanga umunsi anniversaire byakomeye mu rugo, uteniki cyabaye hariho anniversaire y'umwana runaka, niyo tariki yagize gute yavutse. Abantu rwose bakagenda bakaja guhaha cyane, babikuye ku mutima, n'amafaranga asohoka menshi, n'ayikisi bati ni ukuvuka k'umwana. Umva ko abageze iminsi myinshi bafite ibibazo bikomeye cyane. Umuntu azafite anniversaire, uzogira umugisha ageza ku myaka 90 azagifite anniversaire. Ni ngombwa ngo uyifete kuko ni umunsi wawe w'iki, ni umunsi wawe w'ibyishimo, kuko ni umunsi wavutse, ni umunsi waje ku isi, ni umunsi watangiye ubundi buzima. Itorero rifite anniversaire. Pentecote yatwibutsa anniversaire y'itorero. Niba mwese mufite anniversaire zanyu, kubera iki tutofite anniversaire y'itorero? Ni ngombwa ngo dufite anniversaire y'itorero uyu munsi. Ijambo ry'Imana hamwe n'abaririmbyi batubwiye ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose ari hamwe. Yesu agiye kuzamuka mu ijuru, umunsi yazamukaga mu ijuru, yabategetse kutava i Yerusalemu. Ni mu Byakorinto igice cya mbere umurongo wa 4, ahubwo asaba ko barindira, bakarindira ibyo data agize gute yasezeranije. Yesu avuga ati Yohana yabatije mu mazi, ariko mwebwe mu minsi mike murabatizwa mu mwuka wera no mu muriro. Iryo sezerano rero rirasohora umunsi wa Pentecote. Nakubabwira ejo muri Pentecote twiriwemo, tuvuga ko niyo magambo ya nyuma ya Yesu. Magambo ya nyuma ya Yesu ni mu gice cya mbere, were ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8, niyo magambo ya nyuma ya Yesu. Yesu amaze kuvuga amagambo azamuka aja mu ijuru, kandi yagiye bamureba. Bibiliya iravuga ngo bavuye kuri uwo musozi baja muri cya cyumba cyo hejuru gutegereza iki? Isezerano Yesu yagize gute yabasigiye. Imana ni honnête mu masezerano yayo, bivuze irasohoza. Bwana asifiwe. Amen. Murabatizwa mu mwuka wera no mu muriro. Bibiliya iravuga ngo barindira muri cya cyumba iminsi 10.
ntabwo nafite kuvuga bino bintu ariko ni ngombwa kugira ngo umwuka amanuke. Bibiliya ivuga ko barimo bakora ibintu bigera muri bine. Icya mbere bari bose, bimwe mu bizana umwuka ni ugusenga, ndaza kwivuga ni mbona umwanya. Icya kabiri bari mu gihe cyo kwihana, barimo bihana. Icya gatatu barimo basangira ijambo ry'Imana, bibukiranya amagambo Yesu yasize avuze. Icya kane bari mu kimenyetso cy'ubumwe, barimo bamanyagura imitsima. Icyo ni ikimenyetso cy'ubumwe. Niyo mpamvu biravuze ngo bose bari hamwe, ahantu hamwe, kandi bari mu mwanya umwe, kandi bahuje umutima. Mwumve aho umwuka azakorera. Bari hehe? Bari ahantu hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima. Niki kiri buze gukurikira? Bibiliya iravuga ngo umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. Kubera iki uyu muriri wabatunguye? Bakristo mureke mbafashe, ntidutegura umwuka wera ngo araza kuko ntabwo tuzi igihe azira. Umwuka azadutungura. Hari igihe umuntu azi, urugero rw'umuhanuzi akumva ko agomba guhanura, akaza mukamutumira ko agomba guhanura. Ntabwo nemana n'uwo mwuka. Umwuka uza igihe cyose utunguranye. Tuzi igihe umwuka azira kuko si uwawe, si wowe uje. Ujera awohereza igihe ashakiye. Ashobora kukohereza uri muri taxi uhaye ugenda. Ashobora kukohereza uri mu gikoni uri guteka. Ashobora kukohereza uri muri office kuri computer. Ugengwa na nyirawo awutanga igihe ashakira. Haleluya. Ntabwo aza yuko twateranye, ntabwo aza yuko twaririmbye. Aza igihe nyirawo ashakiye kuwohereza, n'impamvu awohereje. Amen. Amen. Abo turi kumwe. Amen. Niyo mpamvu birango bate umwuka wera araza mu nshuro y'ibintu bibiri. Araza mu nshuro y'umuyaga. Icya kabiri araza mu nshuro y'umuriro. Ntabwo ndibuze gukora amagambo kuko siyo nateguye cyane. Araza mu shusho y'umuyaga werekana imbaraga ndengakamere z'umwuka wera. Icya kabiri araza mu shusho y'umuyaga kuko umwuka aje gutanga ubugingo. Kandi ngo aza mu shusho y'umuriro. Aho biratandukanye cyane nusoma ukuntu umwuka yaje kuri Yesu. Mwese murasoma Bibiliya. Munsi Yesu yabatizwaga, Bibiliya ivuga ngo umwuka amuzaho ameze nk'iki? Ameze nk'iki? Kinuma. Mwarasomye koko, Imana baheze umugisha. Umwuka yaje kuri Yesu ameze kinuma. Ariko umwuka araza kubigishwa ameze nk'umuriro. Ibyo bintu birahura ntibihura? Birahura? Inuma n'umuriro birahura? Umwuka waje kuri Yesu umeze nk'inuma. Iyi numa yasembolizaga, yagaragazaga ibintu bigera muri bitatu. Icya mbere, iyi numa yagaragazaga amahoro, yagaragazaga ubuntu, yagaragazaga imbabazi. Bwana asifiwe. Ibintu bigaragazaga inuma. Inuma yasembolizaga la grâce de Dieu, la bonté et la douceur. Imbabazi, ubuntu, amahoro. Kuko Yesu yaje
yaje yuzuye ibyo bintu uko ari bitatu. Kandi ministere ya Yesu yayikoranye ibintu bitatu. Nicyo cyakarakterize, nicyo cyagaragaje ministere ya Yesu. Sari imbabazi, bwari ubuntu, hamwe n'iki n'amahoro. Amen. Amen. Yesu yaje ari umunyembabazi. Nicyo gituma bamuzaniraga umuntu wakoze icyaha akavuga ngo singuciraho iteka, kuko ntaje guca amateka, ahubwo naje kubabarira. Hanyuma abigishwa bo, umwuka araza mu shusho y'umuriro. Iyi shusho y'umuriro iragaragaza urubanza. Iragaza urubanza kuko mu ndirimbo mwaririmbye hari couple yavuze ngo ibitagushimishije byose ubibabarire cyangwa se ubitwike. Ubitwike. Umwuka yaje avuga ngo abatazizera Imana, kuko muri Yohana 16:8-9 hazavuga ngo umwuka naza azemeza abantu, azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha ngo niki ngo n'iby'amateka. Uyu mwuka yaje aba ngo abatizera Imana bose bafite iki? Bafite urubanza. Bibiliya kandi yavuze ngo indimi zikwira, batangira kugira gute? Kuvuga ku zindi. Nacyo hari icyo Imana yashatse kwerekana, kuko Imana izijyana n'urubanza hamwe n'imbabazi zayo. Imana yashatse kuvuga iki? Yashatse kuvuga ngo icyatandukanyije abantu mu ndimi. Isi yose yavugaga ururimi rumwe, ariko kubera icyaha Imana ihana abantu kubera icyaha bari bakoze, ibahanisha kutumvikana mu rurimi. Icyo muracumva? Ibahanisha iki? Icyaha iyo cyaje ikizakigaragaza abantu tubavuga rumwe, abantu bavuga ibitandukanye. Nubona murimo muravuga ibintu bidahuye, iyo ni sembole y'icyaha. Icyaha kimaze kuza hariya mu gihe bubakaga umunara w'Ibabeli Kristo, Imana yabahanije gute? Gutandukanya indimi zabo. Ariko kuko Imana ari imbabazi, mu rwandiko rwa Yakobo 3 hazavuga ngo utababarira wese ntazababarirwa. Ariko kandi avuga ijambo rikomeye ngo imbabazi zisumba urubanza. Imana mu ijuru yabonye ko itakomeza guhana abantu kuko bubatse umunara w'Ibabeli, ahubwo irigarura ishaka gutanga imbabazi. Imbabazi zija hejuru y'urubanza. Iravuga ngo narabahanye ntibumvikana, bavuga indimi nyinshi, ariko nderekana imbabazi umunsi wa Pentekote. Bongere kandi bavuge ururimi rumwe, bongere kandi bumvikane. Batangazwa no kumva, buri muntu wese wari aho ngaho yatangajwe no kumva bavuga ururimi rw'iwabo. Imana itanze imbabazi, igarura ururimi rumwe ngo abantu bongere kandi bavuge ururimi rumwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bongera gute? Bavuga ururimi rumwe. Icyakabiri, bwari umuhanuzi uvuga ngo ababigishwa mbasutseho umwuka wera, kandi mbahaye kuvuga ku ndimi, bivuga ngo bazabwiriza indimi zose, bazavuga ubutumwa mu ndimi zose. Yari profesi, bwari ubuhanuzi kuko bazabwiriza indimi zose. Uwo munsi Yerusalemu hari umunyarwanda wari uhari? Yarahari? Hari uwo mukamwumva wari uhari? Ariko kuko indimi zamanutse ari nyinshi, n'ikinyarwanda uwo munsi cyaramanutse.
kuko Imana yahisemo n'abanyarwanda bazumva ubutumwa kandi muvugo yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma izo ndimi zimaze kuza ngo bavuga ku ndimi uko Imana yagize gute, uko Imana yazitanze. Imana izigenda itanga ururimi ko ishatse. Ku murongo wa 4 ngo bose buzura iki? Umwuka we. Iyi Pentecote ya 2025 numvishije umwuka mpata kubabwira kuzura umwuka we. Bose bagira gute? Buzura umwuka we. Hatabuze bose buzura umwuka wera. Ni isomo abigisha benshi badakoraho. Ni isomo abigisha benshi batazi. Ni isomo rigoye. Reka tubwire ngo abakristo bose, umukristo wese nyakuri iyo amaze kwizera Yesu ahabwa umwuka wera. Icyo se kirahagije. Umukristo wese nyakuri wizeye Yesu ahabwa iki? Ahabwa umwuka wera. Nyuma yo guhabwa umwuka wera hajaho intambwe ya kabiri yo kubatizwa umwuka wera. Umukristo wese akagirwa urugingo rw'umubiri wa Kristo. Nico bita kubatizwa mu mwuka wera. Kubatizwa mu mwuka wera si bwebwebwe. Kubatizwa mu mwuka ni ukubona position, ni ukubona umwanya mu mubiri wa Kristo. Hanyuma intambwe ya gatatu ni ukuzura umwuka wera. Tuzura umwuka wera buri munsi. Nico gituma umuri wango utwuzuze urukundo rwawe iminsi yose. Twahawe umwuka, tubatizwa mu mwuka, dukeneye kuzura umwuka buri munsi. Haleluya. Haleluya. Ni devoir ya buri mukristo ko yuzura umwuka. Ni itegeko ry'Imana ko umukristo yuzura umwuka. Urambwira ngo kuzura umwuka ni iki? Yes, ni ikibazo. Nanjye nakikubaza. Kuzura umwuka ni iki? Ni ukuvuga ku ndimi? Ni ukugira gute? Kuzura umwuka ni iki? Abahanga benshi babitanga mu busobanuro bwinshi. Kuzura umwuka ni ukugenda ugengwa n'umwuka. Umwuka akaba ari ukugenga, aba ari wowe wigenga ukagengwa n'iki? N'umwuka. Nicyo gituma Pawulo amaze kuwuzura aravuga ngo ntitukiri abacu. Haleluya. Ntitukiri abacu ngo tugire gute? Ngo twigenge, ahubwo umwuka niwe ugira gute? Niwe utugenga. Nimwuzura umwuka aba ari ubagenga abakristo. Kuzura umwuka ni igihe umwuka agufiteho control, tukiciyobora. Umwuka niwe ukuyobora, umwuka niwe ugukontorora. Ibikorwa byawe byose biri sous controle y'iki? Y'umwuka. Kuzura umwuka ni ukuzura Kristo. Kuzura Kristo abantu bakubona, ndaza kwivuga neza hano, bakakubonamo nde? Bakakubonamo Kristo. Ariko kandi kuzura umwuka, reka doko mbivuga neza. Hari umuhanga wakoze commentaire aravuga ngo kuzura umwuka ngo se transporter au de lui-même. Ni igihe umuntu agenda ntaba akikigenga, akaza mu zindi mbaraga, akaja mu yindi dimension irenze imbaraga za kimuntu, agakora ibyo umuntu atakora. Nayo mpamvu Pawulo agereranya kuzura umwuka n'iki? No gusinda. Ntimugasinda inzoga,
ahubwo mugire gute mwuzure umwuka nuko umusinzi atabasha kwikontorora kandi agakora ibyo atarasanzwe akora mu buzima busanzwe. Dukura ubwo tukarenga ubwoba, tukarenga iki? Tukarenga nuzoza wumva uri umunyabwoba ukeneye kuzura umwuka we wa wundi Petero umunyabwoba we Imana we izamubabarire bose. Tekereza umuntu wiyekana, umuntu babara imyaka ingahe? Imyaka ingahe? Ariko kumwiyekana ntibiza bimbabaza. Nzambabazwa n'ukuntu yatinyishijwe n'umukobwa w'umukozi. Umukobwa w'umukozi araintimide Petero avuga ati ariko nubwo ubihakana n'ururimi rwawe rurabyumvikana ko uriya muntu umuzi. Ati simuzi. Yesu ari kumureba. Koko Petero ntamuzi. Imyaka twabanye koko ntamuzi Petero. Yesu ati nta kibazo ugomba kuniyakana kuko turuzi nimara kukuzuza umwuka we uwo mwuka azaguterura agutambutse leta y'ubwoba utitijwe n'umujakazi ariko umwuka naza uzahagarara imbere y'urukiko umpamye. Haleluya. Dukeneye kuzura umwuka we, dukeneye kuzura umwuka we. Petero yihakanye Yesu imbere y'umujakazi ariko umunsi yakizaga cya kirema biravuga ngo bamuhamagaza mu rukiko. Mu gice cya 4:7 baramubaza ngo ni izihe mbaraga, ni irihe zina ribatera gukora ibintu nka biriya? Petero bwabwoba bwaragiye ngo yuzuye umwuka aravuga nimutangazwe ni wawundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi. Nari yuzuye umwuka atangira guhamya, nari yuzuye umwuka atangira guhamya ngo bamwitegereje nubwo mwumva hatya kabisa. Bibiliya ivuga ngo yarimo ahamya mu rukiko rw'abayuda. Urukiko bita Sanedre rwari rugizwe n'abanyabwenge 71. Abanyabwenge barapi bicaye hasi batumbira Petero na Yohana. Mutubwire izo mbaraga ni izihe? Imbaraga z'umwuka zarenze imbaraga z'abanyabwenge. N'abarabi babaza Petero aho yakuye ziriya mbaraga. Ariko nakunze hepfo cyane bakomeje kubitegereza batangazwa n'ijambo rimwe. Aba bantu ko ari abaswa, ko ari iki? Ko ari abaswa. Kabiri ntibigeze biga ubu bushizi bw'amanga n'amagambo bayakura hehe? Ariko umwe muri bo aravuga ngo nubwo ari abaswa ariko babanye na Yesu. Babanye na Yesu uzawuzuza abantu umwuka we bakarenga ibitekerezo byabo, bakarenga ubuswa bwabo kuko Yesu afite imbaraga zo gusuka ku muntu utarize akidefanda abize bagacanganyika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mu gice cya 7:5 haba ngo Stefano yuzuye umwuka. Reka babwire kuzura umwuka. Musaba ijambo ry'Imana. Ijakobo 7:55 ndavuga mwahageze muri gusoma. Stefano ngo yuzuye umwuka dore bitakora. 7:55 55 55 Yego.
haravuze ngo ariko Stefano yuzuye umwuka wera ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. iyo twuzuye umwuka nibwo tubona Imana na Yesu. iyo twuzuye umwuka dutumbira ntabwo dutumbira mu isi. reka bivuge neza, iyo twuzuye umwuka ntidutumbira isi, dutumbira ijuru. watumbira ijuru wabona nde? abona Imana, abona na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. komeza. aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. komeza. barasakuza cyane basakuzwa n'iki cyabateye gusakuza, bararakana. uyu mutipe abonye Imana, abonye na Yesu, abonye n'ijuru, ngo bararakara cyane. biziba amatwi bamugwirira icyarimwe. biziba amatwi. uyu muntu yuzuye umwuka abandi ntibamwumva, kuko avuga ibyo batumva, areba ibyo batareba, ateka ibyo badatekereza. iyo twuzuye umwuka tuba dutandukanye n'abatawuzuye. haleluya. biziba iki? biziba amatwi. komeza. 58 Yego. baramukurubana bamuvana mu murwa. baramukurubana, ariko Stefano yuzuye umwuka. nubwo bamukurubana ariko yuzuye iki? umwuka. bamwicisha amabuye. abagabo bamushinje bashira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. bakimutera amabuye. bakimutera iki? umuntu wuzuye umwuka bakimutera amabuye. arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabare w'iki cyaha. amaze kuvuga atyo arasinzira. nuko Sawuli nawe ashima ko yica. ninde wababarira umuntu uri kumutera amabuye atuzuye umwuka wera? ese murawukeneye? ukeneye umwuka wera? abafashe iki? adufashe kubabarira abaduteye iki? ko munanirwa kubabarira abatabateye amabuye, abandi bari buzuye umwuka we bababariye abagize gute? abari kubatera amabuye. mana mwami tubabareho igica. Stefano yaririmbye bari kumutera iki? amabuye. uwa gatatu, Pawulo ngo yuzuye umwuka wera. Ijambo 13:9 ngo Pawulo yuzuye umwuka wera. uyu mugabo yagajeje cyane, yatinyutse umukonikoni witwa Eluma. yari umukonikoni w'igitangaza. mwari muzi ko abakonikoni bateye ubwoba? bazatera ubwoba cyane. ariko twuzuye umwuka wera turabatinyuka. umva ukuntu Pawulo abivuga. Icyenda haravuze ngo maze Sawuli ariwe Pawulo yuzuye umwuka wera aramutumbira ati atumbira umukonikoni wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira y'umwami Imana zigororotse. nuko dore ukuboko k'umwami kuraguhamye. uraba impumyi utarora izuba, ubimarane iminsi.
uyimarane iminsi. muri ako kanya igihu kiramugwira, umuntu wuzuye umwuka arahanura rikaba ako kanya, n'umwijima ucura mu maso ye, umwijima ucura mu maso ye, arindagira akabakaba ashaka abo kumurandata. Uwo mutware abonye ibibaye arizera, uwo mutware abonye ibibaye gute? arizera, atangarira kwigisha kuganira Yesu. umwuka umisha abantu muri aka kanya ugahumuje n'abakonikoni. Pawulo yuzuye umwuka aratinyuka, inyuma wari utinyitse. Iyo twuzuye umwuka turabatinyuka, ariko iyo tutawuzuye turatitira imbere yabo. Dukeneye kuzura umwuka wera. Haleluya ariko. Haleluya. Uko kuzura umwuka wera, kubera iki Kristo atwuzuye umwuka wera? Kubera iki Yesu yatanze umwuka ngo abigishwa buzure umwuka wera? Abawukeneye. Haleluya. Ese mukeneye impamvu? Muzi impamvu mukeneye kuzura umwuka wera? Nasomye ijambo ry'Imana nsanga ntabwo nabirangiza, ariko nakuyemo bikeya gusa. Impamvu tugomba kuzura umwuka wera, cyangwa se impamvu Kristo yuje abantu umwuka wera, kwari ukugira ngo bagende bamamaza Kristo, Kristo agaragare muri bo. Uwuzuye umwuka wera, ntabwo kuzura umwuka wera ari ugusakuza. Kuzura umwuka wera ni ukugaragaza Kristo aho uri. Aho uri bakabona nde? Ibyo bakabona nde? Bakabona Kristo. Nibyo kunda kubwira abantu ntibanumve. Ntabwo tugomba kwivuga cyane ngo twitindeho. Oya, uwo dufite agomba kugaragara. Ubu se ninde utomenya umwenda wambaye ahagana? Utawutubwiye si ngombwa ngo tuwubone. Niba wambaye Kristo ni ngombwa ngo mvuge ngo murabona ko nambaye Kristo, mwayibonye? Oya, mwese murabibona. Iyo twuzuye umwuka we tuba twuzuye nde? Kristo. Nuje mu gitabo cya Tomasi 11 wene ku murongo wa 22 nawe asomera pastor 22. Yego. Haraho ingeso nziza aho yuzuye umwuka wera. Barinaba yari umunyangeso nziza, yuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongererwa umwami. Abantu benshi bongererwa umwami Imana bashingiye ku ngeso za Barinaba, bashingiye mu kuzura umwuka, bashingiye mu kwizera kwe. Komeza. 25. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli. Amubonye amujyana muri Antiyokiya. Bamara nayo umwaka wose. Baterana n'ab'itorero. Bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo. Abakristo kuko bari bambaye nde? Kristo. Bagaragaje nde? Iyo twuzuye umwuka we tuba twuzuye Kristo. Kristo yujuje abantu umwuka wera kugira ngo bagaragaze Kristo aho bari. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya cyane. Amen. Haleluya. Amen. Nitwuzura umwuka wera aho turi tuzagaragaza Kristo. Nicyo Kristo ashaka. Kristo ashaka ngo aho turi tumugaragaze. Presence ya Kristo igaragara aho ngaho. Kabiri, cyatumye buzura umwuka wera bari ukugira ngo bahinduke base n'ububabare. Umwuka wera si ikindi, hari ibimenyetso biranga uyu mwuka kizakubwira ko umuntu afite umwuka si ukuvuga ku ndimi cyane, ni uguhinduka cyane. Jya muri Tito 4:3. Tito 3:4-6. Uyu murongo twaje tugarukaho kenshi muri cyumweru cyashize.
asoma yazaba twihuse. Tito 3:4 ugeza kuri 6. Tito 3 murongo wa 4 haravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa bwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Iyo twuzuye umwuka wera duhindurwa bashya buri munsi. N'Imana ishaka ngo duhinduke, yaduhaye umwuka ngo aduhindure, adukure muri ya etaraje ya kera, aduhindure bashya. Haleluya. Umwuka yageze ku muntu, iyo umuntu yuzuye umwuka ahinduka mushya. Ntakomeza kuba wa wundi wa kera, ahinduka mushya. 3, Imana yaduhaye umwuka ngo tuwuzure kugira ngo Kristo ategeke muri twebwe, tubashe gukora imirimo ashaka, tubashe gukora ubushake bw'Imana. Dushobora gukora ibyo Imana ishaka utuze umwuka we. Biragoye kugira ngo ukore ibyo Imana ishaka, nuko ugomba wuzuye iki? Ugomba kuba wuzuye umwuka we. Icyakane cyatangaje cyane, ndashaka kwivuga nitonze. Kubera iki twuzura umwuka iminsi yose? Twabuze ngo duhabwe umwuka rimwe, se mwabyumvise? Duhabwe umwuka ryari? Munsi twizeye umwami Yesu turawuhabwa. Kuwuhabwa ni kimwe, kuwuzura iki? Icyo Imana ishaka nuko tuwuzura. Icyo Imana ishaka gute? Ni ukuwuzura iminsi yose. Ni naryo sengesho ry'umukiranuka. Timukaja gusenga ngo umwuka naze, ubwo birabagushije. Umwuka agira gute? Aze. Ntabwo umwuka azaza kabiri. Umwuka yaje rimwe. Umwuka yaje ryari? Umunsi wa abamwizera bose baramuhawe. Kwiri guhamagara ngo ngwino umwuka wera, ngwino ntazaza ngo asubireyo. Yaje rimwe abana na, ariko icyo dukeneye nk'abizera, dukeneye kuwuzura iminsi yose. Wambaza ngo kuki atatwuza umuzo mu birangire? Kubera ko atatwuza umuzo mu bige gute ngo birangire? Nagize amatsiko yo kubimenya, ariko nza kubona amagambo atangaje. Ijambo ryambwiye ngo isi turimo bituma tumera nk'ibindi bitobose. Ikibindi gitobose wacuzamo amazi, nyuma y'amasaha 2 ukasanga abayagiye he? Iyi si turimo tumeze nk'ibindi bigize gute bitobose. Kubera intambara tugira, kubera isi dutuyemo, izigenda wa mwuka tukawuzura none, twagera hariya tugahura n'intambara, wa mwuka ukagabanuka, tumeze nk'ibibindi bigize gute bitobotse. Ariko n'ubwo bimeze gutya, dukeneye kuzura buri munsi. Niba huye n'intambara, ukeneye kuzura mu kandi. Turi mu isi y'intege nke, turi mu isi y'ibyaha, turi mu isi aho twambaye kamere, turi mu isi aho abantu bagenda barekura Imana, turi mu isi aho abantu bagenda bihakana Imana, turi mu isi aho abantu bagenda batezuka mu by'Imana. Dukeneye kuzura buri munsi. Dukeneye kuzura buri munsi. Dukeneye kuzura buri munsi. Kuko isi yacu ntitwe amasara acitsewe. Kugira ngo twuzure umwuka wera. Reka nangize kuraranaga. Kugira ngo twuzure umwuka wera, abo ushaka
haleluya. Mushaka kuwuzura, mushaka kuwuzura, bande bashaka kuwuzura, mwese mushaka kuwuzura. Kondisiyo zo kuzura n'izi, abashaka kuzura umwuka wera mu ndebe, kondisiyo ni zingahe? Eshatu. Icyambere ni ukwihana ibyaha, kuko umwuka wera ni uwera, ntazaba mu mutima yanjye, ntazaba mu mwanda. Uzakubwira ngo afite umwuka wera n'ibyaha ni ikinyoma. Ahari ibyaha nta mwuka wera uhaba. Mwuka wera aba ahantu hejuru, kandi ijambo ryavuga ngo nitwatura ibyaha izitubabarira igatunganya ubugingo bwacu, kugira ngo umwuka wera aze ature muri twe. Paul yavuze ngo ntimuzi yuko imibiri yacu ngo ari insengero z'umwuka wera? Mwari muzi ko turi icumbi ry'umwuka wera? Niba turi icumbi ry'umwuka wera, tugomba kuba twejejwe mu buzima bwacu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugomba kwifuza kuzura uyu mwuka no kuza. Tushobora guhabwa uyu mwuka utawusabye, tushobora kuzura uyu mwuka utabinyoteye, tushobora kuzura uyu mwuka utabikeneye. Yohana 7:7, Yesu yavuze amagambo meza cyane ngo kuri wa munsi mukuru w'urutini, umunsi w'ingano, Yesu avuga ijwi rirenga ngo abafite inyota nimuze aho, kandi muze unyizera, imigezi y'amazi izatemba iva mu nda. Ushaka naza. Uyu mwuka ushatse, ukeneye, unyoteye, niwe uhereza. Luka 11:13, Yesu yavuze amagambo akomeye ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, bya bindi muzi. Ngo ninde muri mwebwe umwana we yamusaba umunsi bakamuheza ibuye, yamusaba ifi akamuha iki? N'inzoka. Ngo ese ko muri babi kandi mukamuzibana banyiki ibyiza, ngo somwe ntazarushaho guheza umwuka wera abagize gute? Abawumusabye bose, abawumusabye bose ntibazawuhereza. Uyu mwuka wera ukeneye kuba ahantu hejejwe. Petero wa Musa Pentekote avuze amagambo y'Imana ngo abacumita mu mitima yabo, baravuga ngo dukore iki none, bigende gute? Arahabwa ngo nimwihane, mubabarirwe ibyaha, iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abazabyizera bose. Dukeneye kuzura umwuka wera. Paul yabivuze neza cyane, anaragukuza umugabo ngo nimwuzure umwuka wera. Haleluya. Bishyuburishibuza umwuka wera natangaye vrema. Paul yavuze amagambo atangana n'umukunzi we, ngo nimwuzure umwuka wera. Haleluya. Ngo abagabo bazakunda abagore babo kuko Kristo akunda itorero. Wose umwuka wera. Abagabo haleluya. Abagabo haleluya. Mukeneye kuzura umwuka ngo mukunda abagore babo, kuko Kristo yakunze iki? Yakunze itorero akaryitanga. Ngo namwe bagore nimwuzure umwuka wera, ngo muzagandukira abagabo banyu, kuko itorero rigandukira nde? Kristo. Ninde mugore wuzuye umwuka wera utagandukira umugabo? Wose ni umwuka. Ikizava ku mugore yuzuye umwuka wera azagandukira umugabo. Hari ikintu gisetsa cyane kandi gisetsa cyane, ugasanga umuntu araririmbye amarangamutima arazamuza, atangiye gutitiranga, yagera harira mu rugo shindikana. Uwo mwuka ni uwaheze. Abagore nibuzura umwuka bazagandukira abagabo babo, kuko itorero rigandukira nde? Kristo. Abana nibuzura umwuka bazubaha abasheri babo. Murumva twese aha tutawukeneye? Abagabo turawukeneye, abagore turawukeneye, abana turawukeneye, abagaragu turawukeneye,
aba bose turabakeneye. Imana yuzuye umwuka wera. Tugiye gusenga Imana. Ndashaka gusenga abantu bakeneye kuzura umwuka wera. Abantu bakeneye kuzura umwuka wera bahaguruka tubasenga. Turawushaka uyu mwuka. Kandi wanasanga wagurutse utarakira umwami Yesu. Nta mwuka wakwakira utarakira Yesu. Yesu ni ubanza. Niba utarakira Yesu, zamura ikiganza hejuru. Nanjye gusengere wihariye wakire Yesu. Ikiganza cyawe hejuru. Dusengere abakeneye kwakira umwami Yesu. Umwuka aza iyo tumaze kwakira nde Yesu. Tushobora kwakira umwuka utarakira umwami Yesu. Arahari? Arahari? Natambuke yose. Tambuka wowe ku muryango nakubonye wihuse cyane. Namwe mwihangane muhagarare. Tubanze dusengere uyu muntu ukeneye kwakira umwami Yesu. Tambuka ngaha papa. Tubanze dusengere abantu bakeneye kwakira umwami Yesu. Niba turakoze n'Imana mwihuta cyane tubasengere. Mwihuta cyane tubasengere. Dukeneye kuzura umwuka wera, ariko mbere ya byose twakire Yesu. Kaveza afashe. Tusenga Imana. Niba nawe ugihari ngwino tere intambwe yawe. Torero dukomere Imana amashyi dushimire Imana. Kandi dushaka kwakira Yesu. Abashiki bacu na bene data bashya banasaba ko ntacyo tugafatanya urugendo kandi nabo bakuzura umwuka wera kubera ko ari isezerano ry'abizera. Reka dusenge Imana. Kandi namwe ngwino nawe, kandi namwe torero babifitemo icyifuzo, bariya mu gihe batera intambwe baza ufite icyifuzo cy'uko natwe twese dukomeza kuzura umwuka wera, kuko birasobanutse kuzura umwuka wera ni uguhoraho. Rero bene data abashiki bacu nabo bageze uyu mugisha wo kuba bakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mu mitima yabo bumve yuko Yesu niwe wabarira ibyaha, ubwo bateye intambwe yo kumwizera ibyaha byabo bagomba kubireka, kubera yuko bamaze kwishira Yesu, bishyize mu maboko ya Yesu. Ibyaha rero no kubireka ubwo bamwakiriye, akongera kubana n'ibyaha, hanyuma nabo buzurana umwuka wera natwe iminsi yose. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'inyigisho nziza z'ijambo ryawe ryongera kutwibutsa, ryongera kutumenyesha, kandi turagushimiye kuko umwuka wera niwuza akigisha agasobanurira umuntu ijambo ry'ukuri, kuko iri jambo ry'ukuri niryo ryatubatuye, niryo ryadukuye mu byaha, niryo ryaduhamagaye tuva mu isi, turayitsinda, turayisiga, twinjira mu nzu yawe. Aba bashiki bacu na bene data bemeye gutera iyi ntambwe ngo bakwakire Yesu, ngo baze imbere yawe, hanyuma bakire umwami, bakire umukiza, ubugingo bwabo buhinduke busha. Turabasabiye kugira ngo babarire ibyaha bakoze, numara kubabarira bandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi babe mu mutima wawe, nawe ube mu mitima yabo, kuko nawe urabihamya. Bakazajya baririmba bakavuga ngo mpamya yuko izina ryacu, izina rya buri wese riri ku mutima wa Yesu, kandi neza akavuga ati aba bari ku mutima wanjye ndabazi, kuko baciye bugufi bakihana ibyaha byabo. Amazina yabo niyandikwa mu gitabo cy'ubugingo, bagendere mu nzira yo gukiranuka, bange ibibi burundu, bagendere mu byiza no mu ndangagaciro z'abakristo, kugira ngo bahindurirwe izina bitwa ba Kristo, kuko tumaze kubyumva mu ijambo ryawe. Bene imbuto zikwiriye abakijijwe, itorero ryose turagusabye kugira ngo mwami uko twuzuza umwuka wera buri munsi, ibihe byose tukayoborwa n'umwuka wera, akamera nk'umuyaga uhuha utujyana abashaka
binezeza ahubwo ngo nibyo nikoresha. Itorero tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu kuko witeguye kutuba hafi ukatuzuza iminsi yose, kandi ntituba akazuyazi ahubwo umuriro ukaba muri twe iminsi yose. Icyubahiro no gukomera giharira Imana yacu n'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Umuntu w'Umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana no kuyoborwa n'Umwuka Wera bikomeza kuba muri twebwe iminsi yose mu izina rya Yesu dusenze. Amen.